ujya wibaza impamvu ikipe ya Liverpool yahisemo kwambara imyenda itukura hose. Ibi byatangiye mu mwaka wa 1964 itozwa n'umutoza Billy Shankly. Billy Shankly yizeraga ko umutuku ukereya ikintu cy'igitangaza, avuga ati umutuku ushobora guhindura imitekerereze ya muntu, ndetse umutuku utera ubwoba abadiverisere. Billy Shankly ubwo yazanaga imyenda itukura akazanaho amakabutura y'umutuku, kwari ukuzuza jezi ya Liverpool kuko ubusanzwe bambaraga imyenda itukura hejuru, amakabutura y'umweru arimo uturongo tumanuka dutukura. Mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 1964 Billy Shankly yazanye amakabutura atukura, bacika burundu ku makabutura y'umweru. Umutuku wose jezi yuzuye neza mu kwezi kwa 12 mwaka wa 1964 ubwo yanazanaga noneho amasogisi y'umutuku. Ari mu mukino wa UEFA European Cup cyangwa se Champions League, bari bagiye kwakiramo ikipe ya Anderlecht. Liverpool mu mwenda w'umutuku hose baje kuwutwarana FA Cup yo mwaka wa 1965 bambaye iyi myenda. Wahoze kiva ikipe ya Liverpool witwa Ian St John yasubiyemo iyi nkuru, ati Shankly atekerezaga ko ibara rishobora kuba ryahindura imitekerereze ya muntu. Ati mutuku murabizi ko bisobanuye danger cyangwa se ibyago, ati kandi umutuku murabizi ko bisobanuye power cyangwa se imbaraga. Ati umunsi umwe yaje mu rwambariro maze afite amakabutura y'umutuku, ati ayahereza kapiteni Ronnie Yates, avuga ati jya muri iyo myenda wambare urebe ukuntu ugaragara. Maze avuga ati Chris, Ronnie, ati muragaragara nk'abantu bateye ubwoba, ati reba ukuntu ureshya, ati reba n'ukuntu wambaye, ati uragaragara nk'igiant kandi ugomba kubikora. Ati ubwo twe tuvuye ku myitozo ngeze mu rugo, ati Billy Shankly yaramamagaye, atarambwa turi ukuntu Yates yagaragaraga mu myenda y'imituku, ati nawe ugomba kwitwara nka kuri, ati kuko n'abadiveriseri baba kubona nk'utinyitse kandi uteye ubwoba. Ati cyabaye ni ikiye, ati mu minota 10 ya mbere, ati nari maze gutsinda igitego, ati birangira dutsinze ibitego 3-0 dutsinda ikipe ya Anderlecht. Ati byahise byemeza neza ko iyi identity cyangwa se kwambara umutuku bizahora mu mateka y'ikipe ya Liverpool. Ati kuko byagaragaye ko twakinnye tumeze nk'ama giant, ati kuko yaratubwiye ko tugomba gukina nk'amaje kandi twumvaga hari ikintu cy'umuriro tugurumanamo, twumva ko tugomba kubikora. Nguko uko ikipe ya Liverpool yaje gutangira kwambara imyenda itukura kugeza n'ubu ngubu.